aha niho bita mu buzima bwiza kabisa. Si Mungu abasaba uri kundunguruka. Kikurya urabona utari kuneza ingaro. Uzi ibifuti byose umaze gukora muri uru rugo. Nasoro ufite ibintu byose uba wiri gukora kizigundira imyenda Pfukama ngaho. Sinukuri nta kintu nari nakabonye. Ubwo urabona wuzuye umutwe wowe. Ngwino switi hami ngwijyanire mu butembera ahantu hose cyuki inshuti. Ebana. Ngwino nkwihere ku cyayi cy'amata suti. Yizile mayi hani. Geli homi. Ureke babaginga banyimaga amata ukagira ngo nibo baza aho urwuri ruba bonyine. Nabonye umubosi ufite uruhimbi we. Yo mzee vipi? Bite sema? Amane uri peke kabisa. Narantegereje kumamagara wambise. Baneza abantu bamugenga. Go. That's a blast. Interesse vai. Que doido. Tá boa coisa pra ela,
Giga ako uri muzima muto bose ni ukumbabarira ntabwo nabishakaga. nakubajije iki se mbare nkubwire ibintu byose muri iyi nzu uzabimenyere ariko igitari urayibona urayibona n'urutwe rwa ndayibona umva ntukamenyere ngewe ndi boss wawe urumva ibintu byose muri iyi nzu uzabimenyere ariko igitari ingizi akamaro kayo wamuginga iyi niyo ntwaro yanjye tuzongera ko umuntu uyifashe uzamenye kuri akarango urumva ndabyumva rwose nongera kuyikoraho bazampampa ese nagore wabaga ubaneza mani ariko bandi reka nkubwire njuga warakoze ubu si imyakomba nyiriho mani uzi ko twari twaracupiye wagira ngo ni ibivuzo biri mu nguni y'akabido mani ewana ariko ahangaha mama twe turi amaboro buriya sura yanjye nawe turi amaboro twe turi impano zigendera sasa niyo mpamvu mubwira ngo ibintu dukora twakagombye gushyiramo ubwenge funguka mu mutwe kurugutura mubwira urumva buriya nkaho ukuntu uzi kwandika urumva wakagombye kwandika indirimbo nyinshi ku buryo tuzongera kuri za zindi noneho tukajya muri studio tugakora alubumu ariko mani no kuva na hariya naho uraje ndanagucumbikira cyazana ubwenge nka bwa bundi reba ngewe nzi kuririmba nzi no kwandika urumva wowe uzi kubyina gusa kuki uba ushaka kugira ngo ngewe mpombere mubwire rero ikintu kimwe utazi urumva buriya ntabwo ushobora guhitinga urumva buri muntu wese uzi nta kuntu wahitinga kuko hari ahantu turirimba tangira kujya ku bantu hari abantu benshi imbere yacu turirimba tunabyina urumva niyo mpamvu rero ngomba kukwigisha ugakubita utuntu ubundi ukaririmba urumva utuntu tujyanye kubita gutya akaguru ubanza akaguru aka oya kajyana na kano kaboko ushyira hasi bino bintu anyibike ukajya gutya akajyana akangaka twagiye twagiye no cyane 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 inyuma y'umurizo w'inka yari yaranyirukana ndabishiriza urashiriza staff kuburekera Ego kuburekera bakomeje nkirebera ku filime nishyira ariko boss uyu muhungu nyine yarangiriye inama ambye ngo niyo umuntu yaba azi kuririmba kurusha nyine baba marayika ba Nyagasani kuko akaba atazi kubyina ngo ntabwo yahitinga nyine kubera ko atanezeza stage muri gute nyuma y'umurizo w'inka nyine urabona ko biba bijya mu nyine
akabonye kana kubwiraga anuri bose dutunguye kariya nyine urumva kariya inyuma y'umurizo uragiye gucyo ukabona ubwo n'umurizo w'inka y'umurizo w'inka Mariya aranyirukana zitafu ndazishiriza ariko tuzabarya urumva ugomba kwandika byaraga naje muri Kigali ninjema umva ariko man uzi ko hari ikintu nigeze nkubwira man uzi cyacyuki cyawe cya kindi cyaguteye indobo uramwibuka kimwe nyine nakozeho kigatuma ndirimba ya ndirimbo nyine ya ndirimbo warayanditse ubundi ugasohoka wanutse nk'ibivuzo bishaje uriya rero ahubwo nje n'indirimbo nzahita mufatisha ziba musheri wa bosi man bigenze bite njuga nose urajya hema ubaye iki urasaze se man uraturuye tuzanye imigimbi erega mumfasha n'umuntu arwaye ibisase cy'ingo tuzanye ubaye iki kiga bigenze gute urumva ubu ya filime akahitamo gucakira gutya muri iriya ndirimbo bijyamo neza nyine urabona bosi twakora ngo twemeze abantu bose biradusaba ko intuza se indirimbo izajya ijyana na akisiyo apana gukora ibintu duhagaze gutya aka rero ni akantu n'agasiributi kari muri sikiributi tuzakina noneho kwanga indirimbo ijyemo tu nk'abanyaburayi erega ibintu gutega ndetse bose ntabwo ajyana abakirisi burawuni akantu kano ku nzira kwaka umuriro adusha nubwo mushaka kuneza impagarara muri ubu gusa we niba ari ibyo byo gutaha urumva byo gufata utwawe utaha sinshaka kugira urumva ndiyo bose ndabyuka muherekeza ngewe uracaho uracaho umusazi cyangwa uje kunyira amasura n'umunwa wanjye cyangwa ariko ni umugore wawe kandi niyo mwamutabana waramushatse baramubwira ikintu nagusaba uribuka inzira yakuzanye ikwinjijemo hano ukaza kandi reka mubwira utarakubitirwa mu rusengero agira ngo nizo n'izindi urabona atanyishe we aranyishe ajya kwicwa n'amacinya aranyishe ajya kwicwa n'imiswi umugongo maze icyumweru ndwaye ariko nubwo nkubisangiriye neza umugongo uzi ko isukira ariko ntacyo ntibizi ibi byose ni kansereta ariko wajya unda kuri amana urabona ibintu waje ukansiga njye no gusigaga ibi bintu nahuriye waje ukansiga ariko njuga njye ngusiga ingwa mpuriye he nawe urabona kandi sinzi ikintu unshaka w'iki wowe niteretera umwana abakobwa bose babageze abana washatse kabo wawe nawe washaka abo wawe urabona ngo bansize njye ngusiga ingwa umukobwa yavuze unshaka w'iki ko kandi yamubonye muri telefone urabizi kandi yamubonye muri telefone kandi none akazanza ndekura kunyica ndekura nawe uri kunyica wese wandekura nawe ndekura nawe nakurekura utarandekura ndekura nawe reka duhaguruke nyine umukobwa namwiboneye muri telefone uzi usiga ingwa njye ngusiga ingwa urabona abakobwa bose ari ako wandekuye wamuginga nawe ndekura wandekuye nawe urundi muginga ndekura tubari aho tubari rimwe kabiri gatatu ndekura ndekura tubari twongere tubari ngaho bari rimwe kabiri gatatu nundi ubu nshaka w'iki wowe ubona
njyewe nakubwiye ngo undekere uriya mukobwa mwiteretere utware agakecuru kawe ngo ni Gisele. uza ukomeza uzanira ibintu by'ubugoryi. uravuze ngo Gisele ngo ni agakecuru sikuvuze? Ni agakecuru nyine Gisele. Sawa urabisubiramo uranyinginga siki? ntuvuze ko ari agakecuru? sawa tubyihorere noneho uze kubisubiramo. niba urwo rurimi rwawe rutazi kubika ibigambo bibi ubitse mu mutima uraza kubisubiramo. Ngigamba kubiza umugore wanjye turavuga ruko iyo nafuzeyo nayifuranye n'iyanjye biranditsariya kunuza ku mugozi birahari rwose. ndashaka ya pantaro ifite ikinuza. Ya pantaro wayirebye mu ivarisi y'umugore wayigerekeranye? mu ivarisi ariko ibyo nkubwira ntabwo nabirebye, ntabwo navuyeyo. ngo iki? ino nzingano iki ku buryo wambwira ngo nabishaka icyumweru cyose? ndibutse ariko bitutse nawe kubera kunyica nari nibagiye ko yagusinzira. ndahuye nawe mu masasa ugenda wikunguta witariya ndaguhamagara kugira ngo umwe ibitunguru byo kubanga na ya nkoko urakomeza urigenda ugenda wikunguta nk'inkoko. njye nahuye nawe? twahuye ugenda wikunguta hariya sirakubonye. njye nikunguta nk'inkoko? mva nkubwire twahuye rwose wikunguta. njye nikunguta nakoze uko umaze kunsuzugura ukakabya. nibavuze ko wikunguta nk'inkoko, inkoko igihe yikunguta mu mucucu none se baba bayitutse? ntabwo baba bayitutse, nacyo ni igitugikikije ni ikidukikije. mva nkubwire muzehe nkubwire umenye ko inkoko uri iwawe ushonda umukara ntabwo ndusha imbaraga. ngo turi inshuti Mwunguki. urumva Mwunguki. turi inshuti ndakubwiye Ntasoni. ntabwo ndusha imbaraga kandi gira buhoro none ubu ngubu nkubwire kuko watuma ibisazi bizamuka ibyo navanye iwanjye bizamuka yampaye. ubu none aha ngaha nkubwire ngo none ubashaka ibyo twawe nakubwo gufata icyitwa icyawe ubashaka gusaba ibibaba n'ishati ya so ngo iki shani ishati sha reka gukubita Icara. reka sha gukubita sha icara asabye imbabazi rwose mbabarira Usaba imbabazi z'iki? iminsi 7 isigaye ni myinshi. iminsi 7 se njyewe nkwapiriye ave wowe waranyubakiye wowe kamwagiye waje uri umushyitsi none utangiye kuzujya nyita sha none mbaye inkoko. uramenye nazakugaburira uroro. aha izo nizo koze urimo gusaba niko sha niko ibi ni ibitani hajya ngo nukubera ko ndi wawe koma ibisozo kuzamo gakoreshwa n'ibyo ntabwo nzongera kwendereza ndapfukamye kabisa. gira imbabazi sinzasubira sinzongera kwendereza rwose dore ndapfukamye kabisa. ariko njye ndakubwiye rero baravuga ngo abantu babanye imyaka bagomba kuba basa. ugomba gusa nanjye. gusa nawe se gute? ugomba gusa nanjye gute? ntabwo ureba ugomba gusa nanjye usibye ko usigana ikinyo kimwe nk'icya satani ariko rero ugomba gusa nanjye. oya bingahe? nimba atari 3 n'ane. gerageza rero gaga ndakubwiye uyu mugoroba urarubyaye umwana umwe. mbyara umwana umwe? niba utamubyaye ubyare nibuze ibirenge basi mbona umwana. nakubwiye ngo shakisha uburyo bwose ukoresha sibyo ubundi byarakuyobeye. byaranyobeye njyewe kandi ndakubwiye urumva kandi ubwire njyewe ndabikuvuze ndanagiye. ibi ni ibibazo kandi nzakwereka nari nibagiwe reka nongere nkubwire nkubwire unyitondere unyitondere ibyo nkubwiye ubikore umva ariko si kurwana urarwana niko akakwana kagira ababyeyi iki si ikigori gira ndakubwira kubyara ukangura karame kari taneza isoni karibu urwara igicuri se uretse ko wikanda ku rubari ni imisururu twari tunyoye ni imisururu
twari tunywa ibigage uri birangiye umuntu akabona si ubusinzi bwe reba ukuntu agize ariko mana we ko bakugize ngo uzabyare se ngo ni imbyani ijya ari kunziza wabyaye cyangwa se ukamukumbura niko reka ngo uzabyara umwana umwe n'igice ngo ngwiki uzabyare ngo umwana umwe n'igice urumva ari aho biba wihohotere ntuzi utamuhohotera noneho umubyaza wamubyaza habyara imana iki habyara imana abantu bakarera na Yezu arabyara hari umugore yigeze babarira nta n'icyumweru Ariko mumaze ma- wowe niko urasanga nta abantu- n'icyumweru mumaze urasanga abantu ba- mubana ibyo mwatwijeje murabona mu mwarabishyize urasanga abantu bahaza inzoga baraye banywa inturire uraza ukamaza ibintu nk'ibyo none se ubu ngewe akaba wanyweye ubu njye nawe icara humura utamvanira mu inda babarira icara utamvanira mu inda bashaka kongera kungusha kugusha wawe n'inzoga njye ntabwo nanyweye niwe wanyweye ushize se watubwiraga ngo muzatandukanywa n'urupfu ngo n'iki yajyanye urukundo ye mufite ntabwo ushobora gutandukanywa n'urupfu najya n'urupfu rwe rutandukanye nawe ikintu uzasigara urwaye ndacyari ku isi ngewe kanyoni arananiye umuntu uvuga ngo nimbyara umwana umwe n'igicumbi hari aho byabaye koko n'ihohoterwa wabyaye ibirenge ngo aho kubyara igice byara ibirenge ibice bizasigara uzabyara utaha none uzabimutera mwana we kwaroza uzabyara ibirenge amavi nasigara uzabyara utaha mbabarira basi mbabarira ndakubabariye mbabarira tubireke inshuti yanjye urumva gira icyo ubivugaho nawe ariko kanyo reba ni ukuri kw'imana iri ni ihohoterwa ihohoterwa ahubwo arahohotera umwana uri mu nda uri mu nda se urabona atari umuhohotera niwe umuhohotera mu nda byaba ukuntu ni ukuri nari ngiye n'ayasigayemo aragiye kuvamo ayahe kanyoni ayo nakubwiye atatu Kanyoni. ahubwo uzambwire ngo utize ko nawe mfite ntayo ugira mbara nkubwire Mbwira iki? bananiranye mu mudugudu wacu umudugudu se ni iki ngo ni iki umudugudu se ni umudugudu ni u Rwanda nimba utazi ikiguhatse uzubahe umudugudu ngo iki uwo mugani ko ari hatari ngo umugani ni hatari ubwo se urareba azabyara ryari ko aribyo twapfuye bazabyara ryari se urabibona sinakubeshya niko ejo bundi se watubwiraga ngo nabyare cyangwa mbe ngo muzatandukanywa Cyangwa n'urupfu, mpekere. ngo cyangwa Yesu agarutse byara Ubu se noneho Yesu yagarutse. ubamubwire ibyo avuga reka kumuca mu ijambo abanza kubwira niko kubwira numva Yesu yagarutse ukuntu watwiharagaho abantu nk'abantu b'abagabo Yesu Yesu yagarutse Eh. Yesu agaruka hano kwenda iki mu nzu yanjye ndapanze mu nzu ndiha amafaranga 30,000 ubwo se Yesu azaza nyongereho angahe nangwa angabanyiriza nimba utanabizi rero burya kwakira umwami bari nkubwire ibi bintu ari kuvuga ndabyemeye ariko gerageza ujye gushakira Yesu ahari muzane hano Kwakira adutse Yesu urubanza mu mutima uyazabyaye wawe. oya Eh. gerageza uviremo ariko turi mugabo n'uretse ko bari kumenya oya ariko se mu rwanda genda mba nkubwire kare oya wumvira mu rugo nkubiti iwawe ndabyira mu rugo ariko mubwire sibyo reka ngo usiye uzabyare nawe akagabo gatapima n'irobo kakasuzugura ngo nuko ari iwako uri umujinya wari ugiye gupanga we ntacyo shanda jya nubwo ari iwawe ariko tu